Amibe ni indwara mbi iterwa n'udukoko two mu bwoko bwa Entamoeba histolytica, tukaba ari udukoko tutagaragarira amaso ari two mubona hano ku ifoto, ikaba ari indwara imenyerewe cyane n'Abanyarwanda, niyo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Ishobora gutuma umuntu yituma amaraso. Izi amibe zikaba zigera mu mubiri w'umuntu igihe umuntu yariye nk'amagi yazo cyangwa ibikonoshwa byazo. Nk'uko mubibona kuri iyi foto, bisaba ko umuntu aba yariye nk'ibiryo cyangwa imbuto zandujwe. Iyo mu gifu, yariye amagi ageze mu gifu, ahita amanuka akajya mu mara mato, aho agenda agafoma amibe nyirizina, noneho zigatangira zikangiza amara, aribwo kubera amara aba yangiritse tubona umuntu yituma amaraso cyangwa ibintu bimeze nk'ibimyira. Noneho wakora iki niba uri nk'umujyanama w'ubuzima cyangwa umuganga ku kigo nderabuzima? Hano ugomba kumenya yuko ibimenyetso bikunda kwigaragaza ku muntu ufite amibe ni ukugira diyare, guhitwa kandi akababara mu nda. Abarwayi bashobora kuza bagize diyare ihambaye cyangwa bagize n'akadiyare koroheje. Hano rero ikintu ugomba kumenya ni uko ugomba gusuzuma ibimenyetso by'umwuma, kuko diyare ishobora gutuma umuntu agira umwuma. Ugomba kumenya niba umurwayi yitumye amaraso, nanone yaba afite umwuma ukawuvura, ukanavura iyo amibe nk'uko turi bubivuge hano imbere. Abarwayi bose bagize diyare bakunda kugira umwuma, ariyo mpamvu ugomba kumenya ibimenyetso by'umwuma. Ibimenyetso by'umwuma harimo nko kugira umutima utera cyane, akenshi hejuru y'inshuro 110 mu munota, kugira umuvuduko w'amaraso uri hasi cyane, akenshi uri munsi ya 90/60, no kugira amaraso atagera mu bice by'inyuma ku mubiri, ugakanda ku gatoki hagashira amasegonda 3 amaraso ataragera mu gatoki. Nanone kugira mu kanwa humagaye cyangwa mikasi yumagaye, icyo gihe nacyo ni ikimenyetso cy'uko umuntu afite umwuma. Nanone ugomba gusuzuma ibindi bimenyetso by'uko yaba atagize anemi cyangwa amaraso make bitewe n'uko yitumye amaraso. Icyo gihe uzareba mu maso urebe niba herurutse, urebe mu biganza niba haterurutse. Icyo gihe niba umurwayi afite mu biganza herurutse, icyo ni ikimenyetso kigaragaza neza ko umuntu yagize anemi cyangwa yatakaze amaraso menshi. Rero ibimenyetso mpuruza hano twavuga harimo kugira ibimenyetso bigaragara by'umwuma. Muri byo harimo kumagara mu kanwa, kugira umuvuduko, kugira umutima utera cyane, akenshi hejuru y'inshuro 110 mu munota, n'umuvuduko w'amaraso wagabanutse munsi ya 90/60. Wakanda agatoki amaraso agatinda kugaruka. Aha ugomba guhita wohereza umurwayi ku bitaro kugira ngo bamuhe serumu. Mu bindi bimenyetso mpuruza twavuga nk'indwara ya peritonite. Peritonite ibaho igihe iriya amibe yagiye igapfumura amara, bityo ibintu byo mu mara bikajya mu nda inyuma hadasanzwe hari ibintu byo mu mara mo imbere. Rero ibi biragenda bigatera nka inflammation muri ibyo bice, bigatuma umuntu agira ububabare cyane ku buryo adashobora, ikibigaragaza umurwayi ntashobora gusimbuka, ntashobora kwicara neza, kandi n'iyo aryamye mu buriri agiye nko kweguka arababara cyane, akagira ububabare bwinshi mu nda. Nanone iyo ufashe ku nda ye ukayikanda ukarekura, agira ububabare budasanzwe. Abarwayi rero bagomba guhita boherezwa ku bitaro byihuse. Abandi barwayi bagomba koherezwa ku bitaro barimo babakurikira, haba mama batwite, abantu bafite indwara ya bwaki, abantu barwaye kanseri, cyangwa nk'abantu bari ku miti idasanzwe nk'amasiteroide. Ugomba kwibuka ko ibimenyetso bya amibe harimo guhitwa no kubabara mu nda. Ibindi bimenyetso twavuga harimo nko gutakaza ibiro, kugira umuriro, kwituma ibintu bimeze nk'ibimyira mu musarani,
nubona bano bantu, umuntu afite ububabare mu nda kandi ahitwa, ugomba kubaza ibibazo bikurikira: niba ufite ububabare buri hehe? Ese watwereka aho buri? Ese bumaze igihe kingana iki? Bumaze igihe kingana iki? Buza ryari? Ese hari ikintu ukora kigatuma ubwo bubabare bumera neza? Ese hari ikintu gituma ububabare buba bubi? Ese wituma ibintu bimeze gute? Ni amaraso cyangwa ni ibintu bimeze nk'ibimyira? Ese ni inshuro zingahe ku munsi ugira diyare? Ese wigeze uba hamwe n'umuntu waba ufite ibimenyetso nk'ibyo byawe? Ese hari ibindi bimenyetso waba ufite nko kugira umuriro, kuruka cyangwa kugira iseseme? Ese ujya utakaza ibiro mu buryo budasanzwe? Nurangiza gusubiza ibyo bibazo byose, kubisubizwa, uzasuzume umurwayi urebe niba nta bimenyetso bya peritonite afite, usuzume umwijima niba utabyimbye, kuko amibe ishobora kugenda igatera ibibyimba byo ku mwijima birimo amashyira. Ibyo birarangiye, noneho reka turebe uko amibe ivurwa. Ni iby'ingenzi cyane ko ugomba kuvura umuntu ufite amibe, kuko iyo itavuwe iragenda ikajya mu mwijima, ikajya mu bihaha, ikajya ku mutima, ikaba yajya mu bwonko, ikaba yahatera ibibyimba birimo amashyira. Umuti w'ingenzi kandi abarwayi bose bagomba kubaho ni metronidazole. Dore uko ufatwa: abantu bakuru bagomba gufata miligarama 500 gatatu ku munsi mu gihe cy'iminsi 7 kugeza ku 10. Mu bana bagomba gufata miligarama 50 kuri buri kiro cyabo, bakabifata gatatu ku munsi mu gihe cy'iminsi 7 kugeza ku 10. Hari undi muti ushobora gukoreshwa witwa tinidazole. Umuntu mukuru agomba gufata garama 2 gatatu ku munsi. Ibuka yuko umurwayi wawe agomba kugaruka nyuma y'iminsi 2 kugira ngo urebe niba yarakize. Hari ibintu by'ingenzi ugomba kwitaho. Ugomba kubwira umurwayi ko agomba kugira isuku y'ibiribwa, kubera yuko twabonye ko yandurira mu bintu turya biba byandujwe n'amagi y'amibe. Rero umurwayi agomba no guteka ibyo kurya bigashya neza kugira ngo amagi y'amibe ashye, cyangwa se za mibe nyirizina zishye. Ubushyuhe buri hejuru buragenda bukica amibe zose zaba ziri mu mazi y'ibyo kurya twatetse cyangwa yaje ku byo kurya twahashye.